Bene data bashiki banjye ndabashuhuje cyane muri iki gitondo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye impaye umwanya mwiza wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Natekereje ibihe turimo bidusaba imbaraga zo gukomera ku munsi mubi, aho abantu batandukanye bagizweho ingaruka n'iki cyorezo cya COVID-19 ndetse n'aho amatariki ageze turi gusatira umunsi mukuru w'itorero turimo twitegura wa Pentecote. Nsenga Imana numva umwuka wayo anyemeje ko tuganira ku magambo avuga ku mbaraga z'umwuka wera dukeneye mu gihe nk'iki. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice byaho 14 duhereye ku murongo wa 15 kugera kuri 17. Turaza no gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere duhereye ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Dusome muri Yohana ibice byaho 14 duhereye ku murongo wa 15. Aravuga ngo, nimunkunda uzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe mu bihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Imana ishimwe cyane. Dusome no mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 2 umurongo wa 6 kugera ku wa 8. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze ijambo imbaraga ushobora guhita utekereza ari imbaraga ki cyangwa ari imbaraga ziva he, ariko ubwoko bw'imbaraga nubwo ari bwinshi. Twavugamo imbaraga z'umubiri, aho ushobora gusanga umuntu afite ingufu, afite imbaraga zitandukanye ku mubiri. Hari imbaraga z'igisirikare, aho ushobora gusanga ibihugu bimwe na bimwe ku isi nk'uko tubizi bavuga ngo iki gihugu gifite imbaraga zikomeye z'igisirikare. Hari imbaraga z'amafaranga, umuntu akaba afite amafaranga ku buryo rwose bugaragara, bakavuga ati runaka afite imbaraga z'amafaranga. Hari imbaraga z'imiryango, aho runaka ashobora kuba afite imbaraga z'imiryango, afite imiryango ikomeye imufasha mu bintu byose mu byo akeneye. Ariko jyewe uyu munsi ntabwo ndi buvuge kuri izi mbaraga maze kuvuga haruguru, ahubwo ndavuga ku mbaraga z'umwuka wera, izo twasezeranijwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Izi mbaraga zikora mu buryo bw'ibanga, zikora mu buryo bw'ibanga rikomeye. Hanyuma ibyo zakoze cyangwa uwo zakoresheje bikagaragara ko yakoreshejwe n'imbaraga z'umwuka wera, kuko izi mbaraga ni imbaraga zidatinya, imbaraga zidakomanga, ntabwo zisaba audience. Ni imbaraga zikora imirimo ikomeye cyane. Imbaraga z'umwuka wera twafata nk'urugero
ko abantu bari bazifite zikabasha kubakoresha iby'ubutwari. Izi mbaraga zituma ubasha guhamya aho rukomeye. Twareba nka Petero na Yohana ubwo babataga hagati bamaze gukiza uriya muntu wari ikirema aho bakakwire mu ryitwa ryiza, abatambyi n'abakuru bakabata hagati, bakababaza bati ni imbaraga ki cyangwa se n'izina ki ribatera gukora ibyo, bakabasha kuvuga ko ari imbaraga z'umwuka wera, bakabasha guhamya bakavuga ko ari n'izina rya Yesu Kristo uwo bishe bakamubamba ariryo ryakoze ibyo ngibyo bareba. Izi mbaraga z'umwuka wera nizo tubona mu gitabo cy'Itangiriro Yosefu yari afite, akabasha guhamya ntagwe mu cyaha cy'ubusambanyi ubwo muka Potifari yifuzaga yuko bakora n'icyaha cy'ubusambanyi. Hanyuma Yosefu akabasha guhamya kuri uriya munsi mubi. Uriya wari umunsi mubi wiwe, umunsi wari gutuma akora ibyaha akabura ibyo yasezeranijwe n'Imana, abasha kwikura imbere y'uriya mudamu. Ndagira nkubwire, muri iyi minsi turimo, iminsi igoye, iminsi ya COVID-19, harimo ibintu byinshi bihiga abantu. Kwiye guhamya izi mbaraga nizo zishobora gutuma umuntu atiba kandi ashonje. Izi mbaraga z'umwuka wera nizo zishobora gukoresha umuntu bigatuma adasambana kandi yabonaga ari aho agomba kuba yasambana. Izi mbaraga nizo zituma umuntu abasha kuba koko umwizerwa adatogoye mu nzira zijya mu ijuru. Bene data, bashiki banjye, ndagira ngo mbabwire ko imbaraga z'umwuka wera tuzikeneye mu mibereho yacu ya buri munsi. Izi mbaraga z'umwuka wera iyo zije mu mibereho yacu ya buri munsi nizo zituma umuntu akiranuka, agakiranuka ahagaragara, agakiranuka n'ahatagaragara, akabasha guhamya Yesu aho bamureba n'aho batamureba, akabasha guhamya Yesu mu buryo rwose umutima we ari wo uba ubizi, akavuga ngo Yesu namenye ntabwo nabasha kumuvaho. Izi mbaraga zishobora gutuma ubasha kuvuga ngo ibyo ari byo byose, nubwo tutarimo tujya ku rusengero, tutajya gusenga kubera ibi bihe turimo, nkwiye guhamya. Nizo zituma umuntu abasha gukunda mwene se. Muri iki gihe abantu bafite ibibazo bitandukanye, bafite ingorane zitandukanye, abantu babuze ibyo kurya, abantu bafite ingorane, bafite uburwayi, ukavuga ngo bitewe n'Imana namenye, bitewe n'umwuka wera uri muri njyewe, niwe ukwiye kunshoboza kugira ngo mbashe gukunda mwene data. Iyo ufite izi mbaraga z'umwuka wera nizo zikwemeza, zikakwemeza gukiranuka mu buryo ubwo aribwo bwose, zikakwemeza gutanga amaturo na kimwe mu icumi. Aho uri wareba mu byo wungutse cyangwa mu byo ufite, ukavuga ngo hari ibintu nigishijwe, hari ibyo namenye, hari ijambo nasomye, iri jambo nasomye rimbwira ibi, kandi ibyo ijambo ryakubwiye ukabasha kubishyira mu bikorwa. Ikindi, izi mbaraga z'umwuka wera ndagira ngo nkubwire ngo ni imbaraga zitagira ishyari. Nta shyari, zigira ishyari, zigira amatiku, zigira umwaga, ntiziruha, ntizicogora, ntizitsindwa, ntizirambirwa. Umuntu wese uzifite abasha gutsinda no mu bihe bigoye. Umuntu uzifite abasha gukomera, umuntu uzifite abasha kunesha, umuntu uzifite abasha guhamya, umuntu uzifite abasha kumva umutima we harimo inzira zijya i Siyoni. Izi mbaraga z'umwuka wera iyo wazihawe zibana nawe mu bihe byose, nk'uko Yohana yabyanditse muri kiriya gice cya 14 umurongo wa 16, aravuga ngo zizabana natwe mu bihe byose. Ubundi ushobora kwibaza ngo iyo bavuze ibihe byose bivuze iki? Ugomba kwibaza ibi bihe ni ibihe.
Ushatse kuvuga ngo ni imbaraga zibana natwe turi mu bihe byiza cyangwa turi mu bihe bibi. Ni imbaraga zibana natwe dushonje cyangwa duhaze. Ni imbaraga zibana natwe abantu bari mu kazi cyangwa batakarimo. Ni imbaraga zibana natwe mu bihe ibyo ari byo byose. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Izi mbaraga ndagira ngo nkubwire, uyu mufasha, uyu mwuka wera niwe udukomeza mu bihe biruhije. Umwuka wera abana natwe. Yewe reka nkubwire, ibanga ry'ubutsinzi ni ugusaba imbaraga z'umwuka wera. Ibanga rihari ni ugusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ubashe gutsinda ikibi, kugira ngo ubashe gutsinda ibikurwanya, kugira ngo ubashe gutsinda imitego Satani agutega. Iyo umufite ntabwo ureba ibirorirori, ntabwo ureba ibintu uko ubitekereza gusa mu mutima, ahubwo izo mbaraga z'umwuka wera nizo zigushoboza. Imana ishimwe. Gutekereza ibiri ngombwa, nizo zigushoboza gukora ibintu bihesha Imana icyubahiro. Ariko iyo utarazibona nibwo umuntu ashobora gutekereza ibintu bidafite umumaro. Iyo umuntu atarazibona nibwo ashobora kureba ibintu uko abyifuza n'uko abishaka gusa. Iyo urebye neza muri kiriya gice twasomye cy'ibyakozwe n'intumwa, kiriya gice cya 1 umurongo wa 6 n'uwa 8, usanga abigishwa ba Yesu ari aho bagiye batangira kureba ibintu uko babyifuzaga, batangira kureba ibintu bitewe n'ibihe bari barimo, bitewe n'ingorane bari barimo, bitewe n'akababaro bari bamazemo iminsi, bitewe n'ibihe byari bikomeye bari bamazemo iminsi. Hanyuma bareba Yesu icyo gihe amaze kuza, batangira gutekereza uko babyifuzaga, ariko ntabwo ari bwo buryo bari bakwiye gutekerezamo. Ndagira ngo mbwire, muri iyi minsi ushobora gutekereza buryo butari bwo, ukareba ibintu uko ubyifuza, ukabona Imana yarakuretse, ukabona Imana yaragutaye, ukumva hari ibyo yagukorera bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ariko mwene data, mushiki wanjye, ndagira ngo nkubwire, dukwiye kugira amaso areba bitandukanye no kureba uyu munsi. Ndagira ngo dukomeze tureba neza uburyo abigishwa barebaga ibintu muri kiriya gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. Turebe n'ibyo Yesu yabashubije, turebe n'ibyo yababwiye bagomba guhabwa bifite umumaro. Hanyuma dukomeze tureba n'ingamba dukwiye gufata, tuvuge ngo ni ikihe cyifuzo dukwiye kugira. Ndagira ngo dukomeze turebe muri kiriya gice, turebe ibyo batubwira, turebe uburyo Yesu yashubije abigishwa, turebe uburyo yabahishuriye icyo bakwiye gukora n'igihe bakwiye kugikorera, turebe n'ubutware yabahaye. Uraza gusangamo, turaza kubibona nidusoma kiriya gice, reka twongere tugisubiremo tugisome. Urasanga yarababwiye ngo bazaba abagabo, urasanga yarababwiye ngo bazahabwa imbaraga, bazahabwa ububasha, bazahabwa ubushobozi bwo guhamya Yesu i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya n'ahandi. Birakwiye yuko nawe ugira icyerekezo cy'ibyiringiro byawe, ukagira icyerekezo cy'agakiza kawe. Imana ishimwe cyane. Reka turebe ibivugwa muri iki gice. Imana ikomeze ibane natwe kandi Imana iduhe umugisha. Gume mu muco wawe,